Hari ibintu ku isi byagiye bivugwa cyane kurusha uko bisobanurwa. Hari amazina atinyitse atuma abantu batekereza ku butegetsi bw'isi, ku mabanga, ku mbaraga zidasanzwe ndetse no ku isi iyobowe mu mwijima. Rimwe muri ayo mazina ni Freemasons. Umuryango umaze ibinyejana birenga 3, umuryango ufite ibimenyetso bigaragara ku nyubako zikomeye, mu mateka y'ibihugu no mu mazina y'abayobozi bazwi ku isi cyane. Bamwe bemeza ko wubatse isi ya none mu ibanga, abandi bakemeza ko ari ishuri ry'abashaka kwiyubaka no kubaka ubumuntu. Ese kuki Freemason ivugwa cyane kurusha indi miryango yose? Nuko ari wo muryango w'abanyabwenge cyane, cyangwa nuko ari umuryango w'ibanga utegeka isi y'uyu munsi tubamo? Tugiye kurebera hamwe imva n'imvano ya Freemason, ibyo bagenderaho, amahame yabo, ibitekerezo byabo, amateka na filozofi zabo. Ikaze kuri mwese. Ubundi ijambo Mason risobanura umwubatsi w'amabuye. Freemasonry ni umuryango watangiriye ku mugabane w'i Burayi ariko uhera cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza na Scotland. Mu mwaka w'1717 ahagana mu kinyejana cya 18 nibwo hashinzwe Grand Lodge of England ya mbere. Freemason ubundi byavuye ku bubatsi bari barubatse za katedrale nini zo mu Burayi mu bihe bya kera, ariko bakaba bari abantu bafite ubumenyi bwihariye, ibanga ry'umwuga wabo ndetse bakanakorera mu matsinda. Ayo matsinda akaba ariyo yaje kuvamo igitekerezo cyo gushinga Freemason. Freemason batangiye kujya bakoresha ibimenyetso by'ubwubatsi mu kwigisha abantu indangagaciro. Bimwe muri ibyo bimenyetso harimo square, ikaba isobanuye imyitwarire itunganye. Hakaza compass, yo isobanuye gushyira imipaka ku byifuzo byawe. Ndetse hakaza n'urukuta rusobanuye ubuzima bwawe. Uyu muryango ugira inzego 3 z'ibanze arizo Entered Apprentice, Fellow Craft and Master Mason. Izi nzego si inzego z'imbaraga za politike, ahubwo ni inzego z'inyigisho. Binyuze mu mihango y'ibimenyetso, umuntu yigishwa kwiyubaha, kubaha abandi, gukorera mu mucyo no kumenya ko umuntu atuzuye ahubwo ahora yiyubaka. Ibanga ryabo ntabwo ari iry'ubupfumu, ahubwo ni uburyo bwo guha amasomo agaciro no gutuma uyahabwa ayafata nk'ay'ingenzi. Impamvu Freemason bavuga ko ari ibanga ni uko bafite amagambo yihariye, ibimenyetso byihariye ndetse n'imihango yihariye, ariko mu by'ukuri ibanga ntabwo ari ugutegeka isi, ahubwo ni ibanga ry'urugendo rwawe bwite. Bimwe mu bintu bivugwa kuri Freemason ni uko bategeka isi, bakagenzura amabanki cyangwa ubukungu bw'isi, ndetse bakaba banagenzura politike y'isi. Ariko nta bimenyetso bifatika byerekana ko Freemasonry ibyo byose ibikora. Hari bamwe mu bantu bakomeye mu mateka bari abanyamuryango ba Freemason, harimo nka George Washington ndetse na Benjamin Franklin. Mu bihe by'impinduramatwara, abantu benshi b'abafilozofe bahuriraga mu matsinda nk'aya bakaganira ku bwisanzure n'uburenganzira bwa muntu. Nibwo Freemasonry yaje kuba ahantu ho kuganira ibitekerezo by'impinduka, ariko ibyo ntibisobanuye ko aribo bari bayoboye isi. Impamvu abantu benshi bawinjiramo baba bashaka network, abandi bakaba bashaka ubumenyi, abandi bakaba bashaka kubaka imyitwarire myiza ndetse no kwigira ku bandi. Mbega ni nk'ishuri ariko ridafite diplome, ariko rifite filozofi. Freemasonry ni umuryango ukunze kuvugwaho inkuru nyinshi, cyane cyane harimo abavuga ko bafite gahunda y'ibanga yo kuyobora isi, abandi bakavuga ko bafitanye isano n'ibimenyetso bigaragara ku mafaranga cyangwa ku nyubako zikomeye. Ariko amateka agaragaza ko ari umuryango wemewe n'amategeko mu bihugu byinshi ku isi, ugira ibikorwa by'ubugiraneza, ukanagira amategeko asanzwe agenga abanyamuryango bawo.
Impamvu Freemason ivugwaho ibihuha byinshi ni uko abantu iyo batabona cyangwa batasobanukirwa byose batangira kwihimbira no gutekereza ibyo bashaka, kuko abantu bakunda amayobera. Zimwe muri filozofi uyu muryango wubakiyeho ni ibitekerezo bikomeye cyane cyane harimo ko umuntu ari umushinga udashira, kwiyubaka ni urugendo, kandi ubumenyi ni ururimi. Ibi byose hamwe babifata nko kubaka tempo. Iyo umuntu ari gutunganya imyitwarire ye aba ari kubaka tempo. Tempo hano baba bashatse kuvuga si inyubako yo hanze, ahubwo ni umutima wawe. Iri ni isomo rikomeye ku muntu wese niyo utaba uri umunyamuryango. Impamvu ituma abantu benshi batinya Freemason ni ukubera amabanga bagira, ibimenyetso bakoresha, ndetse n'amateka yabo arimo amazina akomeye. Freemasonry ntabwo ari idini, ariko isaba umuntu kwemera ko hari imbaraga isumba byose. Ibyo bo bita Great Architect of Universe. Freemasonry baharanira kuguteza imbere imyitwarire myiza, ubumenyi, ubuvandimwe no gufasha abantu. Ese Freemasonry ni umuryango mubi? Nta kimenyetso cyerekana ko ari umuryango mubi muri rusange, ariko nk'ahandi hose haba hari abantu beza, hari n'ababi. Amasomo akomeye twasigarana harimo agaciro ko kwiyubaka, agaciro k'ubunyangamugayo, gukoresha ibimenyetso nk'isomo ry'ubuzima, no kubaha amabanga, no kutavuga ibyo utazi. Freemasonry ntabwo ari filime yo muri Hollywood, ahubwo ni umuryango w'amateka ufite ibanga, ufite filozofi, kandi ukaba ufite n'abantu bawugize. Ni inkuru y'abantu bashaka kwiyubaka mu buryo bwihariye. Isomo rikomeye twasigarana kuruta ayandi ni uko ibanga rikomeye si riri mu muryango, ahubwo ni riri mu mitima y'abagize uwo muryango. Iyo wiyubatse uba wubatse isi yawe nk'uko ariyo mahame bagenderaho. Nshimiye abantu mwese mwafashe umwanya wanyu tugasobanukirwa umuryango w'amayobera nk'uko benshi bakunze kubivuga. Mbibutsa gukanda subscribe kuri iyi YouTube channel kugira ngo twubake umuryango mugari, kugira ngo tujye tubasha gusobanukirwa byinshi kuri iyi si dutuye. Mukibuka gutanga ibitekerezo byanyu muri comment, mugakanda like, mukanasharinga kure hashoboka. Naho ubutaha, Imana ibarinde.